nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Kandi nawe nta wundi mugabo wari kugushobora. And no husband could control me. Turashimira Imana. We thank God. Turabakunda. We love you. Dushimye Imana ko yatugize abakozi b'Imana. We thank God that you are his allies. Babakozi. 126 umurongo wa 3 haranditse ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Amazina ni Hirwa Beni Cristala, ndi umunyarwandakazi mu mujyi wa Kigali. Sengera muri ADEPR Nyarugenge mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru, ndi umudiyakoni mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha ndabakora. Hari byinshi byatuma dushima, nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye. Ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. Kwezi kwa gatanu dufite ishimwe. In this May we have a thankful thing to share with you. Kujuje imyaka 12 Imana idukoreye ubukwe. We have 12 years together. Beni nawe yujuje 11. And Benny has 11 years old. Mu kwezi kwa gatanu. In this May. Kumvisha dufite ibyo gushima Imana. Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Twiyegereje Boniface, Papa Beni yazanye na Mama Beni na Beni. Oh! Inshuti nkunda Beni. Ariko aragakobwa ni keza. Enda yewe gakoenda hano sha ntabwo ndirirwa ndindira ba mama wanyu baraza kumbobera nyuma enda hano gakobera. Ariko akagakobwa muragakunda akagakobwa. Ariko mana yambima igiko biteze waje wavuye ku ishuri. Ariko mana ngongwe nubanze uhagarare hano ubwire mama na papa babwire ngo ninjye wahaye ikaze nubwo nari umushyitsi mukuru hano, ni nanjye babwiye ngo nimuze musuhuza abantu ngaho batuhamagarire bazi. Murakaze cyane, nitwa Hirwa Beni Cristala. Nk'uko umushumba bivuze arambwiye ngo ababyeyi batumire baze bivuge, gahunda zikomeze. Ndabakunda. Nitwa Sengirankaho Boniface, ndi Papa Beni. Hallelujah. 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 Nitwa Jean d'Arc Mbarushimana. Ni Beni, uriya ni umutware wanjye. Dukunda gukorera Imana. Imana iduhana umugisha. Nkaba umuririmbyi, ndirimba muri Chorale Shalom. Nayiririmbyemo ndi munsi ya Beni. Ndagira ngo nakire mukozi w'Imana Sengirankaho Boniface. Turagukunda, turakwishimira. Iki kintu wakoze cyo kutuzanira umuryango tugikomeye amashyi. Ntabwo byari byoroshye guterura umuryango akawuzana umugore n'abana. Nanjye birangora iyo njyanye umugore n'umwana. Ariko mu ndebere yabazanye nkuko yabitwemereye. Turakwishimiye mama Beni. Turagukunda, turabivuze. Muramukunda Mama Beni? Okay. Akicara Yesu abahereza umugisha. Mu rwego rwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete, igihe cyacu ntago kiba gihagaze, kiba cyihuta. Mu rugo iwacu tugira amahame tugenderaho kandi tuziranyeho twese. Iwacu havuga uwatumiwe
ninjye watumiwe rero kwa ninjye uri buze kuvuga ariko kubera ko Shumba yabivuze Mama Beni ni umuririmbyi, Beni ni umuvugabutumwa, so ubwo rero twagendanye kandi akaba yigomwa avuye ku ishuri ya minota 2 Umushumba yari yavuze nanjye ndayitanganye imuhereze ku yanjye aza baramutse noneho nze kuza gukomeza. Haleluya, haleluya. Ndishimye kuba hano, nishimiye kuba imbere yanyu mwese. Amazina ni Hirwa Beni Cristala, ndi umunyarwandakazi mu mujyi wa Kigali, sengera muri ADEPR Nyarugenge mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru, ndi umudiyakoni mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha, ndabakunda. Rero muri iyi minsi hari ijambo riri gufasha umuryango, riri muri Zaburi 126 umurongo wa 3. Zaburi 126 umurongo wa 3 haranditse ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye byinshi, turishimye, twishimiye ibyadukoreye, kuba tukiriho, kuba nta kibazo dufite, tukaba tuza mu nzu y'Imana tukiri bazima. Nishimwe no gushimira Imana ibikomeye yakoze. Ndabakunda. Reka nsaba Umushumba asengere papa ku ijambo ry'Imana tugiye kumva kuri uyu mwanya. kongeye kugushima mwungeri mwiza kubw'uko ariko wabishimye. Izina ryawe ryubahwe. Impano watanze mu muryango ntawera nkawe wa Papa Beni na Mama Beni ukabaha umwana, turabigushimiye. Ubutumwa duhaye wadukoreye ibikomeye natwe turishimye. N'uyu munsi wakoze ibikomeye, n'ejo wakoze ibikomeye, n'ahashize wakoze ibikomeye, n'imyaka yatambutse wakoze ibikomeye, mu rusengero wakoze ibikomeye, mu bana no mu miryango wakoze ibikomeye, twebwe mwami wakoze ibikomeye. Turanezerewe. Wakoze ibikomeye. Atukuzwe Yesu. Turanezerewe. Iri jambo ribaye ubuzima bwacu, turyakiranye ubwuzu, turyakiranye kwizera. Wakoze ibikomeye. Ntiwadutanze, waratwimanye, wadukoreye ibikomeye. Ore baba sheka deba. Warakoze mwami, wakoze ibikomeye. Amaso yacu yarabyiboneye, amatwi yacu yarabyumvise. Wakoze ibikomeye. Ibirenge byacu yadukoreye ibikomeye. Natwe turabireba, turabibona, turabyumva, turabyusa. Unyemerere uyu munsi ubwo wakoze ibikomeye, twiteguye ko n'ubundi ugiye gukora ibikomeye, kuko ntiwabikoze ngo bisigare hariya. N'uyu munsi bikore mwana, bikorera ubwoko bwawe, bikorera aba babyeyi, bikorera aba bagabo, bikorera aba basore, bikorera aba bakobwa, bikorera itorero, bikorera imiryango, bikorera igihugu cyacu, bikore kora ibikomeye mwana. Ntabwo ukora ibyoroshye, kora ibikomeye. Ntabwo ukora ibyoroshye, kora ibikomeye. Byoroshye bikorwa n'abantu. Komeza mwana, umugaragu wawe agiye kuvuga, uvugire muri we, maze umwuka w'Imana no gukomera kwawe bikomeze biganza hagati muri twe. Tugukomeye amashyi, tugushimira kuri hagati muri twe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze
biracyariho ibyatuma tuzimbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza ku mitima Imana ibifitiye ibisubizo umuntu umwe yarandebye aratangara mubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yaho muye n'ibigeragezo nibaza niba mfite ubwenge buhinde nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana usubiremo umuntu umwe yarandebye aratangara ubwiye ko nzi gushimira Imana nyuma yaho n'ibigeragezo nibaza niba mfite ubwenge buhinde nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshimira Imana biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzimbere Imana dushima ubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima haleluya 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 nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirampobera ziti ngwino usange mutima cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga zirampobera ziti ngwino usange mutima cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba umuntu utarwaye
haguruka ntaragira icyo mvuga uwo bikundira siramubera osera morera devale yasikene mfite ingwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye mfite ingwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye hobera abantu nka babiri nta buryarya ubahobere nka babiri imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo zirampobera ziramuhobere mfite ingwino usange mutima mera bola seta ndakubabariye komera imana amashyi komera imana amashyi komera imana amashyi igikomanga sarihwa izo mbabazi ze zirampobera igikomanga igikomanga sarihwa izo mbabazi ze zirampobera komera imana amashyi menshi cyane haleluya haleluya mwicare reka nsabe mama Beni na Beni baze hano dushima imana muze dushima imana biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzimera imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima imana ibifitiye ibisubizo mudutize indi mikorofone aho ngaho muratubabarira dukoresha indimi ebyiri Forgive us, we are going to use 2 languages. kubera ko iri shimwe turumva dushaka kurisangiza isi Because we want to share this thankful thing to all of you all. imana yadukoreye ibintu bikomeye God did very great things to us. ku kwezi kwa gatanu dufite ishimwe In this May, we have a thankful thing to share with you. kujuje imyaka 12 imana idukoreye ubukwe We have 12 years together, Beni nawe yujuje 11 and Benny has 11 years old. nko ku kwezi kwa gatanu In this May, kumvisha dufite ibyo gushima imana dushimiye umushumba we thank our pastor wadutumiye who gave invitation to us. si kenshi dukunda kugenda nk'umuryango It's not very much time that we like going like a family. ariko atubwiye uburyo dukunda n'umudamu akidekarara ngo aradukunda And when they tell us, the pastor told us that they love us, and his wife declared that how much she loves us. twumvise tugomba guha agaciro urwo rukundo badukunda twumvise tugomba guhereza agaciro urwo rukundo badukunda We thought that we have to be thankful for that love they love us. nshimiye umuryango I thank my family. ni abantu bambaye hafi There are people who were near me all this time. nta wundi mugore wari kunshobora
wife could control me. nta wundi mugore wari kunshobora No wife could control me. kandi nawe nta wundi mugabo wari kugushobora. And no husband could control me. turashimira Imana, We thank God. turabakunda, We love you. dushimye Imana ko yatugize abakozi b'Imana. We thank God that you are his allies. babakomera amashyi musubire kwicara.